Iyi ni Red Pill Rwanda, mbahaye ikaze. Uko wakora case ya resettlement uri mu nkambi izakuzana muri Amerika, Canada cyangwa Australia utaretse n'Uburayi. Iyi ntambara iteye abantu bahunga bajya mu bihugu bitandukanye, aho ibyo bihugu byose bibakira bibashyiraho inkambi aho bazatuzwa mu gihe udafite mwene wanyu muri icyo gihugu. Iyo abantu bageze mu nkambi akenshi abafite ibibazo byihariye bashakirwa ibisubizo byihutirwa bakajyanwa hanze y'igihugu mu bindi bihugu byateye imbere, ariyo porogaramu ya HCR ndetse n'ibyo bihugu bita resettlement. Resettlement ikaba ari gahunda y'umuryango w'abibumbye witwa ku mpunzi ndetse n'ibihugu byateye imbere bafatanya mu kureba niba abantu bari mu nkambi cyangwa bahunze ibihugu byabo badateganya gusubirayo vuba bashobora kujya muri ibyo bihugu kubona nibura ibisubizo by'ibyangombwa by'ibanze baba batabona muri izo nkambi, harimo uburezi, akazi, kwivuza n'ibindi. Kugira ngo rero UNHCR n'izindi ONG zishinzwe gutoranya abafite ibibazo byihariye ziguhitemo, nta handi zihera usibye icyiciro cyawe ndetse n'inkuru wazibwiye, ibyo bita interview y'ibyakubayeho. Muri iki kiganiro tugiye kwibanda muri groupe resettlement ikunda kwibandaho mu mpunzi, strategy wakoresha kugira ngo baguhitemo nuko wabigenza kugira ngo bitazatinda maze nawe uzibone bageze mu gihugu abantu benshi bifuza. Ibyo bihugu tuvuga bikunda kuzana abantu by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari harimo Amerika, harimo Canada, harimo Norvège, bimwe mu bihugu by'Uburayi mu Bufaransa n'Ububiligi ndetse na Australia. Bene ibi bihugu bikunda kubahitamo, akenshi si byo bigena ngo bahitemo. Muri programme resettlement umuntu uhitamo ni HCR iri ku mwanya wa mbere, no kuvuga ngo umuntu ukorera HCR, umukozi wa HCR ushobora kuba agiye kuguha interview wafite uburenganzira bwo gushyiramo nawe ndabajije. Ubundi wa kabiri ni abakozi ba ONG ziba zikorera mu makambi. Muri buri abakozi si bose, hari nk'ubushinzwe icyitwa protection, hari na ONG ziba zarahawe ubushobozi bwo guhitamo, akenshi ziba zikorana na HCR babyita qualifying umuntu. Aba gatatu ni ambasade y'igihugu, y'icyo gihugu gitwara abantu muri resettlement ishobora guhitamo kuba yavuga izina ryawe bakagushyira muri iyo porogaramu. Aho rero biba bigiye hanze ya framework ya HCR cyangwa se hanze y'imikorere ya HCR, akenshi bisaba ko ubwawe ujya kuri ambasade cyangwa se ukabandikira email ubabwira ikibazo ufite kugira ngo bashobore kuba bagushyira muri iyo porogaramu. Bisaba ko ambasaderi iyo ageze kuri dosiye yawe cyangwa kuri email yawe ariwe uhitamo kuvuga ati reka nsore uyu muryango bafashe bagende. Icyo gihe birihuta cyane. Mu yandi magambo, nta wundi muntu ushobora kukubeshya ko azagushyira muri porogaramu resettlement usibye abantu bakorera ibyo byiciro bitatu by'ibigo tukubwiye. Reka rero tuganire kuri ibyo byiciro, ibyiciro porogaramu resettlement kugira baguhitemo uko baba bakubonye ndetse n'icyo ugomba kuba babwiye. Biba iyo ikigera mu nkambi cyangwa se mu gihe utarahabwa interview. Iyo wamaze kuyihabwa akenshi bisaba ibintu byinshi, bisaba kurwara cyangwa ugira ikindi kibazo kugira ngo barebe ko ari ikibazo kigomba gukemurwa n'iyo porogaramu. Ariko biba byiza iyo witeguye mbere yo kujya mu nkambi, cyangwa se niba hari umuntu uri kujya mu nkambi ukamugira inama yo kuvuga inkuru imufasha kuba bamushyira muri porogaramu resettlement, cyangwa se mukareba neza niba mu muryango we hari umuntu porogaramu resettlement yitaho kugira ngo bari bashyire imbere aho kugira ngo bashyire imbere abantu porogaramu itariho. Icyiciro amagroupe porogaramu resettlement yitaho. Groupe zibandwaho neza abana badaherekejwe bari munsi y'imyaka 18. Bene abana akenshi baba n'ababyeyi bafite, baba barabatakarije mu ntambara ndetse bakaba bagezaho mu kintu cy'ivunge nta muryango bafite. Uyu mwana yakigera mu nkambi akenshi byanze bikunze ku murongo wa mbere wa resettlement ni guhita ujya imbere, ahita ashyirwa no muri protection speciale, ahita ajya gufashwa akegeranwa n'abandi bana nabo baje nawe. Bene abana usanga ari abantu bakomeye. Turaza kuvuga icyo wakora mu gihe ufite umwana, uko byagenda kugira ngo uyu mwana agende wenda azakudekarara inyuma nawe bagutwara. Ikindi cyiciro cya kabiri ni abari n'abategarugori bahuye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse badafite abagabo. Aba nabo kuri porogaramu resettlement bari kuri priority ya kabiri.
kubera ikibazo bashobora kuba yaratewe n'ihungabana rishingiye ku gitsina, indwara n'ibindi. Aba barihutishwa cyane kugira ngo bajye mu bihugu bishinzwe kubafasha, bifite n'abasipesiyalisite babafasha mu kongera kubasana imitima ndetse no kubabwira ko ubuzima bugishoboka. Ihohoterwa uko ripimwa nta handi bishingira, ni mu nkuru uyu mwari cyangwa uyu mukobwa aba yababwiye muri interview. Ikindi cyiciro cya gatatu kibandwaho ni abasaza ndetse n'abasheshe akanguhe bandi. Akenshi usanga nabo bibandwaho kubera intege nke z'umubiri ndetse n'imikorere, kubera ko mu nkambi baba batazakora kandi bashaje. Niyo mpamvu batwarwa mu bihugu byateye imbere kugira ngo bazashobore kubona pansiyo cyangwa se bazashobore gufashwa na leta nk'uko zisanzwe zifata n'ubundi zifasha abenegihugu babo. Abasaza iyo bashyizwe muri porogaramu akaba aribo bashyirwa imbere, bashaka gufasha n'umuryango wose kugenda. Abandi ni abantu barwaye indwara zikomeye. Hari indwara ziba zitavurirwa aho mu nkambi cyangwa muri icyo gihugu. Iyo umuntu arwaye rero ashobora kuba yashyirwa muri porogaramu byihuse, maze agatwarwa mu ndege akajya kwivuriza hanze, ari nako bigenda ku bandi. Ibi kandi ku bantu barwaye nibyo byonyine bishoboka mu gihe wakoze interview ntuvuge inkuru igufasha kujya muri settlement. Ushaka kurwara ukaba wagenda bagushyiraho nyuma. Reka rero turebe inkuru, ikintu cya kabiri. Iyo nkuru yawe ugomba kuvuga priority, igomba kuba priority muri settlement. Inkuru yawe ugomba kugerageza biciye mu nkuru uzabwira UNHCR mu gihe usaba stati ko wahuye n'akarengane karimo itotezwa ryaguteye ihungabana, ifatwa ku ngufu, cyangwa se uri umwana muto watandukanye n'umuryango utazi aho uri, cyangwa se nyine usheshe akanguhe urwaye ukeneye kwivuza no kwitabwaho mu buryo buri sipesiyali. Inkuru yawe igomba kuba ari inkuru isobanutse, igaragaza akababaro, agahinda, ihohoterwa ndetse n'iyicwarubozo rishobora ryarakubayeho mu gihe cy'intambara n'imvururu igihe zabaga mu gihe mwahungaga. Reka rero dusubire kuri iyi nkuru turebe uko buri cyiciro twavuze mu byiciro settlement yitaho, uko gishobora kuvuga inkuru yacyo. Tugiye guhera ku bana. Niba uri umwana ujyanye n'umuryango wawe, umuhunganye n'umuryango wawe mu nkambi, mukaba mubona ko usibye umwana abandi bana ari bakuru, nta musaza urimo ndetse nta n'umuntu wahohotewe wagize ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Aha mufite uburyo bubiri bwa strategy bwo kuba mwa advancinga cyangwa mwashyira imbere kesi yanyu ikajya imbere ya resettlement. Icyambere ni ugufata umwana umwe muri abo banyu mukamubwira ati genda widekararire igiti cyawe, uvuge kuri munsi y'imyaka 18 koko ayirimo kandi utazi aho umuryango wawe uri. Mugatandukana neza n'ubwo mwajya muhura nyuma, mugatandukana kugira ngo umwana bamumurize indege abana bwangu. Bitwara hafi y'amezi 3 n'amezi 8 mu gihe umwana yemeze gutyo, kandi uwo mwana avuga ko yahohotewe, yagize ibibazo, yakoreshejwe by'agahato n'ibindi. Uyu mwana yagiye gutyo we ntabwo bitinda, iyo ageze aho ajya, haba muri Amerika, Uburayi, Canada cyangwa Australia, ahita abadekarara by'amahirwe bagasanga namwe muri mu nkambi bagahita batwara. Ingingo ya kabiri kuri uyu mwana ni uko nyine uyu mwana ni uko mu muryango mwaba mufite umwari n'umutegarugori. Uyu mwari n'umutegarugori ashaka kuvuga ko yagize ibibazo byo gufatwa ku ngufu, agafatwa ku ngufu ndetse bikamuviramo ihungabana rikomeye agendana kandi yicuza. Ibi rero abivuze akabivuga nk'umuryango, ashaka kuvuga ko afite nyine icyo kibazo kandi akeneye ubufasha ndetse no kwitabwaho byihariye, akaba yashyirwa imbere. Kirazira umuryango urimo abasore kuba ari abasore bajya imbere cyangwa abagabo bajya imbere. Abadamu n'abana ni abantu bashyirwa imbere muri porogaramu ya settlement. Icyiciro cya kabiri twakivuzeho, umudamu nyine wahohotewe. Niba uri umudamu mu gihe cy'intambara kuko warahohotewe cyangwa utarahohotewe, ari gushaka ko bari nkuru iba priority muri resettlement, bivuge neza, uvuge uburyo wahohotewe, ubipange neza kandi uvuge akababaro n'agahinda byaguteye n'iryo hungabana. Akenshi bizahita biba byihutira muri settlement. Ubishoboye wavuga ko n'umugabo wawe utazi ahari, kuko uvuga ko uri kumwe n'umugabo wawe wabona nyine ufite protection. Ariko iyo uvuze ko umugabo utazi ahari undi uri kumwe n'abana, bigira injyana nyinshi, urumva byongera imbaraga. Ibyo birumvikana. Icya gatatu, abasaza. Niba mu muryango nta mwana mufite ndetse mukaba mudafite n'umwari n'umutegarugori, mukaba mufite abasore n'abasaza, muzashyira imbere umusaza. Uwo musaza azavuga ihohoterwa yagiriye mu guhunga ndetse n'uburyo ingaruka z'intambara zamugezeho, anavuge n'uburyo arwaye kandi akeneye kwivuza uburyo bukomeye.
iyi ni priority ya gatatu muri resettlement. Uyu musaza ashobora gufasha umuryango wose kugenda aho kugira ngo umushyire abasore imbere. Icyiciro cya nyuma ni umuntu urwaye indwara ikomeye, bigomba kuvuga ko intambara yaje yongera ibikomere mu bindi bityo akeneye kugenda. Nk'uko mubyumva, muri ibi byiciro, icyiciro cya mbere ni icy'abana badaherekejwe cyangwa se batandukanye baburanye n'ababyeyi, ikindi kikaba icy'abari n'abategarugori bagize ihungabana rishingiye ku ihohoterwa rishingiye ku gitsina, icya gatatu kikaba icy'abasaza n'abakecuru bafite ibibazo by'uburwayi kandi bakeneye kwitabwaho mu buryo buri special. Abagabo by'amahirwe make bakunda kuza ku mwanya wa nyuma. Tubivuga gutyo guhise wumva icyo wakora kugira ngo bizakugendekere neza ukigera mu nkambi, uzakore kesi yawe kandi ifate ibe ya nyayo. Nyuma kugerageza inkuru yawe ikagira itangiriro, development n'umusozo. Mu gihe ushaka gukora inkuru ya resettlement, urugero nko mu bantu bari guhunga intambara ya M23 ndetse na DRC bari kujya mu nkambi gushya, birashoboka ko kesi yawe yahita yihutishwa ukaba wanatanga n'abandi kujya muri program resettlement warahabasanze. Akenshi bigendana n'inkuru yawe ndetse n'icyiciro cy'abantu bo mu muryango washyize imbere ukurikije ubumenyi tumaze kuguha. Mukomere cyane rero, program resettlement ni program ifasha abantu kugera muri icyo gihugu baguha ibyangombwa byo gukora, kwiga n'ibindi. Mu yandi magambo, nta struggle nta n'ibibazo ugirirayo byo kuba wagira ibibazo by'ubuzima n'ibindi. Ibyangombwa by'ingenzi nko muri Amerika bagufasha ibijyanye n'amezi 3, bakagufasha bakaguha ibiryo, bakaguha aho kuba, ndetse no mu bindi bihugu bafite porogaramu zibafasha, by'umwihariko zibafasha no kujya mu kazi. Icyo gihe nk'umuntu wabaye mu nkambi cyangwa utari ufite akazi, aba ari amahirwe y'ubuzima mashya atangiye agufasha kubaho neza mu buryo bukomeye. Niba ushaka ubujyanama bwa dosiye ya resettlement aho waba uri ku isi, by'umwihariko ushaka ko yihutishwa, ushaka kumenya uburyo umuntu wo mu muryango wawe uri muri bya byiciro bya priority yakora dosiye kandi kumufasha, nta kundi twandikire kuri standupkigali@gmail.com. ushobora no kutwandikira kandi kuri nimero uza gusanga muri description y'iki kiganiro hasi. Iyi nimero turaza kuyipininga. Mugire umunsi mwiza. Resettlement, ku bindi bibazo, ibisobanuro n'inyunganizi mwadaha muri comment. Ikindi niba uzi umuntu uri mu nkambi ukeneye gukora resettlement, mwaherereza. Hari ikindi cya gatatu akenshi abantu bakunda kuvugaho, nicyo bita networking cyangwa se vitamin B. Networking no guperereza ukamenya umuntu cyangwa team ishinzwe guhitamo abagenda ukigira inshuti nabo. Abagenda muri settlement babyita networking. Aha ushobora kumenyana n'umuntu ukora muri ONG ihitamo abantu, burya nta ikimenya n'ikitabo. Ashaka guhita gufata ndetse n'inkuru yawe akayihindura cyangwa akayongera ibindi kugira ngo bifitinge n'abantu UNHCR itwara byihuse. Ibi rero bishobora gutwara igihe, ariko kumumenya mukaba inshuti biba ari akarusho cyane. Ikindi kiyongera kumenya ubusanzwe ni ukumenya niba koko baraguhisemo mu gihe amaze kubikubwira, kumenya gukurikirana dosiye, kumenya kuganira nabo babishinzwe, kubabaza dosiye ahiri n'ibindi. Mu bihugu byinshi hakunda kubamo ruswa mu bintu bya resettlement, ku buryo dosiye yawe bashobora kuyinyonga cyangwa bakayirya cyangwa bakayigura, umuntu akagenda ku mazina yawe no ku mafoto yawe kuko nta kintu biba bibabwiye. Mugomba kumenya rero, kumenya kwandika email, kumenya gukurikirana, kumenya kontakta ambasade y'icyo gihugu n'ibindi kugira ngo nyine abantu baguhisemo batazagira bakakugurisha. Mu gihe ushaka ko tugufasha muri follow up, mwatwandikira tukavugana tukareba ibyo tubafasha. Niba mufite kandi umuntu wabadekarara ari hanze, haba Burayi, Amerika, Canada, Australia n'ahandi wifuza kudekarara, akenshi procedure zo kudekarara usanga hari amategeko zigira ya migration n'ibindi bigiye biri compliqué. Waduhuza nawe ukamubwira akadukontakta tukazamufasha kugira kudekarare, cyangwa tukamuha n'amakuru yamufasha nawe akagufasha mu nkambi kugira ibintu byawe byihute. Mukomere cyane. Red Pill Rwanda, kora share, subscribe na like, dukomeze twungurana ubumenyi, duhana amakuru azadufasha mu buzima buri imbere ndetse azaduha amahirwe muri rusange. Bye bye.